Sasa rero Lorenzo na Rugaju buri abantu iyo bakorana bagomba kugirana umumaro. Yewe ubu narabihagurukiye ariko ntimuze kunseka. Narabihagurukiye cyane rero ubundi nagiye mu kiganiro na Ruvuyanga mugira inama yo kurongora. Siko Ruvuyanga ngafite ubwoba ko ngo abantu bakora divorce man. Umuntu yatangiye kwishyira ko azakora divorce batarana. Ureba batinda kurongora se. Ureba batinda kurongora nkabona ngo inzu ngigo zisenye. Niho gutinya gutwara imodoka ngakora impanuka. Nibyo nicyo kibazo. Gutinya kujya mu ndege bidahanuka. Ubu rero ntimugire mu rukuba. Kandi ahantu utagiyeho n'amaguru. Ingene icyo byanga biko ntuzasaza uri wenyine. Nta nubwo uzasaza utaryana. Ntabwo uzapandi. Igihe cyose uzisanga ukeneye. Yabashenge yabigerageje. Byagenze bite? Byagenze gute? Ugiye nashatse kwa padiri nyine ikanga. Hanze kwa padiri nsanga umuhamagaro suwanze. Wigeze upanga se ibintu byibura byo gukora ubukwe wenda niyo byaba bitaraba. Yaje kwa story. Yewe urajya mu seminari nkigerayo nko mu wa mbere no mu wa kabiri. Numva gwanyambika ikanzu nahita mba padiri. Nabyiyumvagamo ukiri umunyeshuri muto gute cyane. None umuhamagaro ugenda uyoyo. Ngira mu wa gatandatu atanu gasigaye. Watanye kubona abana beza se. Nyine urumva wabonaga nyine ubuzima ukareba buryo abana baryohewe. Nyine ukabona nyine kwa padiri, ukabona nyine ntabwo haza padiri mwiza. Mu muhamagaro nyine numvaga nyine nabyiyumvamo byahizema nyine umuhamagaro urashira nyine urarangira. Ariko muri 2022 je bura n'ubwanwa yambaza ngo kuki utarongora nibiki ko ndakuze burya no gushobora nafite ubwanwa ariko ndakuze. Mfite imyaka 31. Waragiye byinshi ndagejeje. Nyera bo muri makiano mu mwaka wo kurongora. Ndagejeje ba. Tatu numwe nari maze umwaka mfite umugore. Nge ntabwo nakerewe cyane pe. Nge numvaga nzageza 30 narongoye. Kubera ko 2020 niba mfite 31 2022 nafite ngaha. No kujana kabiri wari ufite 8. Yari imyaka myiza kurongora. Naye ngiye kurongora. Ngewe nateguye ubukwe. Oya jya. Wibesha wibesha n'amafaranga ugira. Wallahi. Nese ko nakaza rufite ashaka kubana n'umugore wa 2022 ngewe murabizi narigaga. None nkunda n'umukobwa twarabanye kuri college muri Kristo. None umukobwa chaka kumurongora se. Ariko nagenge bishatse ngiye twarakundanaga ariko none umwana wo mu bakire cyane babandi nyine mu mubyeyi bashaka kumwohereza muri Canada. We yanarandutaga gato muri promotion ariko apana mu myaka namutaga kwa ndushaka. Ari imbere yawe umwaka. Twabanye andi imbere mu mwaka. Noneho iwo bakanshyira kuri pressure ngo nyine akanshyira kuri pressure ngo nyine ngo bashaka kumwohereza muri Canada ngo kana agomba kugenda ngo yubatse ari umugore. Naramuteye ninda. Bashaka umva mwana wo kwa fande. Ari aho ngaho ari ngajye kumara imyaka yose muri Canada. Arongorwa n'umuntu batanazi. Kujya muri Canada umara imyaka 10 utavayo kugira ngo wakwemerere icyo bita permanent residence. None niba agiye 15 ni 5 cyangwa 10. Iyo ari yose urumva yaro kuza akeneye kurongorwa nawe. Yarakeneye kurongorwa kugira ngo iyo myaka nibura azayimare adafite pressure yo kugira. Kuko yari afite 26 ufite 26. Umva n'umugore abageze igihe cyo kurongorwa. Yari yeze pe. Noneho n'imisusire se. Imisusire yari yeze ubona igitunguru onyo ya materime nago. Baramo winje. Reka tuvuge ko yari afite nyashi yarateye neza pa mwana muremure w'imfura ewani josi rihagaze hirya abane nirimo imihiro mureba ko avuga cyane rwose gufka bita collarbone mushana nawe umubereye cyane. None wakambwira ati ntugire ikibazo ndumwana mu bakire ubukwe ngiye tuzarisotinga ibikureba nuko umuryango umwana mu bakire nta kirundi kambwira ati wowe oya wowe ikikureba nuko ndongora gusa ibindi byose nukora bije gusuka isabuniti ndavuga ayo mahirwe yatangiye kwipanga mu kwa gatandatu 2022 yifuza ko dukora ubukwe mu kwa 12 2022 oya cyane 6 months man bibwira no mu rugo oya cyane nabwira no mu rugo bibwira ba family baba ati nta kimwitegura ijya mabitekerezo ko amezi 10 bamware ku ngubu ngiye kurongora ngiye kurongorwa ngiye gukora ubukwe nafite morale nawe kigihe nakazi nari mfite 22 urumva nibwo kigihe urumva nari naravuye kuri radio DC kigihe nta nakazi nari mfite pe cyagiye haje mo zo hamana naravuye kuri radio DC nakazi mfite pe hakorera amafaranga niberaho kuri mana afasha nibera zanyamirambo rabyo cyane ari aba bataramu ubukwe ngera nyuma tugeze mu kwezi kwa 10
bitekerezaho mbivamo ndavuga oya ndavuga ndacyafite ibintu byo gukora ntibagiye kundongora kuri iyo pressure ngo umwana bajye muri Canada n'ubu sinzajyana nzasigara nivyo ko narongoye umwana agiye Canada uzayiza kongera akarongorwa n'ubu kandi ngo nurakoze ubwo bukwe kuri pressure ndabyihorera ariko ikintu nyine urumva cyambere imbogamizi uko nari mfite amafaranga iyo mfite amafaranga bigiramo uruhare ngene no kwipushinga ariko warongoye hakirika ngene ariko umuntu ko afite umwana muri nibaza kuri Rugaju noneho Rugaju murangana cyangwa kurutaho umwaka Rugaju ayo mezi umuruta nta muntu w'umusaza turanga 2 3 ukaba utararongora wowe ikibazo ufite niki abantu bose hano ko babizi ko ufite akazi kari stable nta kibazo ufite cy'ubunyereka bakameze nk'imvura nk'umugezi akakugeraho buri kanya kuki utarongo rero amafaranga buriya tuyibeshyaho amafaranga ntajya aba menshi njye mba numva kwizigira narongora mfite iwanjye mvuga mfite inzu yanjye warubatse cyane araguze mfite ahantu z'umuryango nta bukode mba numva narongora ibibazo ntibishira ariko hari ibintu bureye kuvuga ati hari abantu ngifite gufasha nabo bagatera gatambwe muri famille z'abanyafrika twese urazizi nk'umureka mwe nk'urugero nk'ufite sister wanjye bavuga nti ngize umugisha akajya kwiga hanze yego akava mu Rwanda akajya kwiga hanze nyine nk'ibyo Renzo avugaga ku musheri we akabona ubumenyi buri hejuru cyane akagira imbogamizi nkavuga ni kugira ngo abone izi certificate zimwemerera ko azi icyongereza neza cyangwa igifaransa ku buryo najya uko banza no kukubaza ati izi certificate za TOEFL n'ibiki na za proficiency certificate burya niyo babaza mbere ya diploma nge nashatse mazadef yarangije ryaro yarangije 2023 yarangije kaminuza ariko yakora masters akayikora none se ubwo bukaba wumva shamba ntekereza ko bizamenda kwiza proficiency certificate ashaka kwiga ibiki nyine yiga engineering ni medicine urumva we yize ibintu bya finance n'ubundi ndavuga nti we gusa n'ugushaka iriya certificate y'icyongereza tugashaka scholarship wenda ibintu by'ubukungu ababigisha neza kurusha ahandi ni mu Bwongereza ni mu Bwongereza burya ni mu Bwongereza kuko ejo mwabonye ko His Excellency appointed the cabinet narebye profile z'abayobozi benshi bakomeye bagiyemo hariya uhereye no kuri prime minister kaminuza bagiye bigamo za University of Leicester za Salford University za Great Manchester amakaminuza menshi uragisha ibintu by'ubukungu cyane cyane n'abantu bakora bayobozi cyane babarize mu Bwongereza rero hari policy ihari yuko ubu ngubu kugira ngo ujye kwiga mu Bwongereza ntabwo ushobora kujya kwiga mu Bwongereza ushobora kuhabwa scholarship udafite certificate ya proficiency language proficiency nuvuga ngo nk'umunyamahanga wavuga icyongereza gihagije cyo kuba mu Bwongereza ni certificate yemeza ko umunyamahanga muri Abongereza aribo ntibayisaba umunyamahanga afite icyongereza gihagije cyatuma ajya muri restaurant agasoma ibitabo akavugana n'abantu akaka service zibanze iyo certificate rero abantu benshi barayitsindwa buriya hari n'umuntu wampamagaye rwose ubushize arambaza ati ngemba hanze ariko ndayisabwa kuko hari service ndashobora gukora akazi k'umwuga izo certificates abantu batekereza ko zivuna ariko impamvu zivuna dore impamvu abantu bavunika ubwabo kuba wifashe mu gihe muvuga icyongereza ntukizi tuzya nakize nyabaye na mwarimu nanjye sinyizi sinkivuga ariko muri twe wajya gukora iriya certificate y'icyongereza TOEFL IELTS nta muntu n'umwe watsinda muri twe none se bigenda gute kandi twiyamira ko tuzi icyongereza